ikaze mu kiganiro The Barbara Show. Iki ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zihindure ubuzima bwa benshi. Muri iki kiganiro twiga ibintu byinshi, ndiga nawe nibwire ko hari ibyo ubasha kwiga. Uyu munsi rero turaganira ku nsanganyamatsiko cyangwa se turaganira kuri topic, ikintu abantu benshi badakunda kumenya cyangwa no gutekerezaho. Turaganira ku kuganira n'abantu bafite ubumuga. Itariki 3 z'Ukuboza ku isi hose ni umunsi mpuzamahanga w'abantu bafite ubumuga. Uyu munsi rero twakiriye Giselle Emerusenge. Giselle Emerusenge ni umusemuzi w'ururimi rw'abafite ubumuga cyangwa se ururimi rw'amarenga. Reka mvuge ngo ururimi rw'amarenga. Aratuganiriza uburyo abantu bafite ubumuga bwo kutumva, kutabona, kutavuga babasha gukominika nabo cyangwa se babasha kuganira, ndetse natwe tubana nabo mu miryango, icyo twabafasha, icyo twabamarira kugira ngo nabo babashe kwiexprima cyangwa se kuvuga ibibarimo, baganire natwe tuganire nabo. Karibu Giselle. Murakoze cyane Baba. Yes. Ururimi rw'amarenga. Ni ururimi ndashaka tuganiriza ururimi rw'amarenga tubibona ku mateleviziyo, haba hari umuntu ku ruhande kuri screen arimo arakora amarenga, ariko se ni ururimi bwoko ki cyangwa se mufite amoko angahe y'ururimi? Urabizi ko tuvuga Ikinyarwanda, hari Icyongereza, Igifaransa, mwebwe mufite amoko angahe y'ururimi rw'amarenga? Okay, ururimi rw'amarenga ni ururimi rukoreshwa n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Yes. Ufite nibo navuga ngo ni ururimi rukoreshwa nawe, ariko ntabwo ari ururimi rwe, ariko ntabwo ari wenyine rukoresha. N'undi muntu wese ashobora gukoresha ururimi rw'amarenga. Urugero, Barbara wagiye mu Bushinwa ugasanga nta Cyongereza bavuga, wavuga gute, wabigenza ute? Okay. Nashaka dictionnaire. Ni dictionnaire niki? Okay, ibyo bije vuba cyangwa tubyite gutya, ariko ubundi wakoresha ibimenyetso, wajya kuvuga igikombe ukagira urya igikombe, ugashaka uburyo bwose niyo nta gihari uri bumwereke ko ushaka igikombe kandi wabimenya. So ururimi rw'amarenga narwo ni ururimi rw'umuntu udashobora kumva, utavuga, rukoreshwa ariko n'undi muntu wari wese udafite ubumuga ashobora gukoresha kugira ngo yumvikane n'umuntu ufite ubumuga. Umbwe ngo hari indimi zingahe, ariko hari ikintu kimwe nawe ndanavuga nuko ururimi rw'amarenga rukoreshwa mu gihugu kigiye gifite ururimi rwarwo, ururimi rw'amarenga nyarwanda, ururimi rw'amarenga ya Kenya, ya Uganda. Nuvuga ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga community yabo bakora ururimi rwabo, bagira ururimi ugeze mu Rwanda usanga ururimi rw'amarenga nyarwanda, nkuko dufite Ikinyarwanda nk'ururimi rw'abanyarwanda, niko rero n'abafite ubumuga bo mu Rwanda bagira ururimi rwabo rw'amarenga nyarwanda. So byose ni sign language, ariko there is Rwandan sign language, Kenyan sign language, American sign language. Gusa okay, ukiri aho ngaho umunyarwanda ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva agiye muri Kenya, ntabwo yamenya uko avugana n'uri muri Kenya? Iyo yabishobora, kubera ko ufite capacity yo kuita wiadapta vuba kuri sign language, kuko hari amagambo amwe namwe agiye asa n'aya hano bijye bihuriraho, like n'ukuntu n'ururimi rusanzwe rwa Kinyarwanda. There is this Bantu language. Harimo amagambo, like na sign language hari ukuntu nayo ugenda nka Uganda ugasanga hari ibyo mwumvikana ubigiye kumera kimwe, ariko ubundi officially habaho official sign language y'igihugu. Okay. Yeah. So hari urundi rurimi nanone ni rw'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga noneho batabona. Yeah. So abo rero batabona, like harimo nk'umuntu ashobora kuba azi sign language
ejo mu gitondo akagira ibyago. Sign language ni amarenga ariko agaragara ari visual umuntu ashobora kureba like twumve nk'uko ndi kukureba turavugana muri sign language kajya ukora mu marenga then ibyo uvuga nkabyumva kuko ndi kukureba kuko umuntu ufite ubumuga bwo kutumva kutavuga yumvisha amaso kubera ko amatwi ntago yumva so kugira yumve nuko aba kureba yumvisha amaso akavugisha intoki. Yes. Okay. Anuko serere hariyo none wa undi wumvisha amaso n'amaso nayo ugasanga agize ubumuga ntabwo abona. Ubwo uwo bigenda bite? Uwo rero nawe akoresha sign language ariko iyo twita tactile sign language. Tactile aragufata mu biganza like ya sign language ukoresha wowe we kugira yumve noneho y'amaso uko amaso ariyo yumva ku muntu ufite ubumuga bwo kutumva kutavuga we noneho yumvisha intoki. Okay. Ndi kubacanga. Okay, oya nta kibazo. Twasanitizinze turi mu bihe bya COVID twasanitizinze you know. Mubigenza mute umukora mu ntoki? Ego. Aha. Ni kuvuga ngo inyuguti zanyu ukazimuganiriza urazimukoresha mu ntoki. Aba yaraziza ate? Wihanaguye? Nihanaguye. Okay. There is this A. Okay, with the distance. A, sibyo? A muri sign language bagira A, B, C ibintu nk'ibyo so rero uramfata mu kiganza wowe unakoresha ahangaha. Can you feel it? Urayumva uri kumva A kuno ndi kuyikora. Uyizi urayumva. Abayizi? Eko. Abazi sign language. Okay. Then wajya kuzikora we agakora movement y'intoki zawe. Okay. Gutya. Yes. Zihindure nzumve. Oh no, it's not like that. B. So ntago zikume zimeze gutya. Ni nayo ni technique nayo yo kwiga like intoki ze ziba ziri hejuru y'izawe yashaka kumva. No ukajya ukora akagukoraho akagenda yumva. Then nawe yavuga kuko ngiye numva mbona ashobora gukora signs zisanzwe nkajya ndeba icyo ashaka kuvuga ariko ngiye najya kuvuga akankoraho kugira ngo yumve. So uwo muntu rero we yumvisha intoki. Okay. Nuvuga ngo abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga aba tujya tubona nyine bakoresha sign language we yumvisha amaso arareba ibyo uvuze akabyumva. Yego. Hakabaho hariyo noneho na uwo ngo ashobora no gusoma ku munwa. Sibyo lip reading. Agasoma nk'ubu uri kuvuga hari ururimi rw'amarenga rw'ibimenyetso. Iyo niyo sign language. Niyo sign language. Tactile ni babandi bafite ubumuga bwo kutabona, kutumva, kutavuga. Bo bikenera ko agukoraho mu ntoki. Babyita ururimi rw'amarenga yo mu biganza. Ururimi rw'amarenga yo mu biganza. So niho utandukanyiriza ururimi rw'amarenga n'ururimi rw'amarenga yo mu biganza. Okay. Ku bantu b'icyongereza deaf person we akoresha sign language. So and then deaf blind. Urumva we afite combine ya loss ya hearing and vision. So we akoresha rero ya tactile yo gukoraho. Okay. Now, uwa lip reading cyangwa usoma ku munwa we biba bimeze bike. Usoma ku munwa ntushobora kubona. Still urana iyo ukora sign language hari gihe unagerageza no kudukoresha facial expression like uyitaho cyane. Ivuga nimvuga ikintu kibabaje ntago ndi bukore signs ngo nindangiza mbivuge nseka. Uhitugaragaza ko isura yawe itibabara uri gukora. We ahita bisomamo we areba sign nyine akajyanisha n'ibyo umuntu ari kuvuga. So niba ndi guseka juste ndaseka. Ariko niyo mpamvu abareba sign language ariko areba na facial yawe uburyo like uri ku n'ibintu bisanzwe yuri kuvugisha umwana ukamubwira ati we like sinzi urumva niyo turi kuganira mu buzima busanzwe hari ukuntu maso ujyanisha n'ikintu uri kuvuga. Ubwo rero harusha gusoma ku munwa akumva ibyo ugiye kumubwira agagerageza kubyumva. Okay. Now Giselle, uru rurimi cyangwa se izi ndimi wazize wazimenye ute byaje gute? Okay. Byatangiye kera nakuze ndi umwana ukubagana cyane. Nkunda amakuru like nakubaganaga ko ngira n'amatsiko. Okay. Hanyuma rero turi nko muri primaire twari duturanye n'undi mwana witwa Giselle. Nawe we afite ubumuga vukanye ubumuga bwo kutumva no kutavuga ariko arabona. Okay. So Giselle rero tukajya nyine dukina muri quartier twava ku ishuri
yakundaga guhagarara hanze y'igipangu cy'iwabo noneho nkajya mu nshabungana kariya kana bakunda kubaganaga mufasha kukihenza bakavuga ntabwo kavuga nkajya ngenda nkamushokoza noneho tuba inshuti gutyo nawe amasaha tuvira rimwe ku ishuri akajya azagaragara hanze kuri gate yabo so tumenyana gutyo twari duturanye hafi ariko yakundaga kuba ari nyine mu gipangu noneho kubera ibyo bintu akajya asohoka tutangira kumenyana gutyo akoresha sign language. Twari batoya. Wari ufite nk'imyaka ingahe? Nigaga muri primaire nko mu wa kane. Nari mfite ingahe kanumve. Nari mfite ko kuntu imyaka 7, 8, 9 aho ngaho. Okay. So Gisele nyine tumenyana gutyo. Turi abana batoya. Nuko ariko ntago navuga ngo yanyishe sign language nzi ubu ngubu ariko niyo yari inshuro navuga ya mbere nari mbonye sign language nari mbonye umwana atungana ufite ubumuga nari nzi ko abantu batavuga nari nzi ko abantu b'abakecuru nari nzi umeze gutyo ntago nari nzi ko bakora sign language ntago nari nzi ko umwana mwiza w'umukobwa ashobora kuba atavuga atumva. So nuko nkuko navuga ngo namenye bwa mbere wahuye na sign language. So kuba gutindana nawe yaranyigisha aramenyereza gakeya tujya muri secondaire gutyo turakurana tukuma turi inshuti gutyo kugeza n'ubu ngubu. Gutindana nawe byatumye wiga ururimi rero? Yego. Okay. Mu Rwanda se hari ahantu babyigisha? Mu Rwanda dufite organisation y'abantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga. Irahari twa Rwanda National Union of the Deaf ni organisation iba Kabeza. Rero iyo bikeneye babigisha basic cyangwa se ururimi rw'ibanze like byibanze muri bya sign language. Ariko still ngiye nageze igihe cyo kurangiza na secondaire mbizi kuko niga muri 5e secondaire yaje kwiga hano nigaga twiga ku kigo kimwe nubwo tutigaga muri class imwe ariko twize hamwe system bandi hafi yiwe nkamufasha barimo bagira ikibazo nkamufasha hafi. At that time nari maze no kumenyana n'abashuti be hafi ya bose nari maze kumenya organisation nyine nari maze kuba muri community yabo cyane kubera iyo myaka yose twagumye turi inshuti ku buryo narangije secondaire mbizi cyane. Uzi ururimi rwose? Yes. Wow. Byahereye ku bushuti mwari mufitanye bikwinjiza muri iyo monde ndayikunda. Abashuti banjye bose bafite ubumuga abaje nabo tuganira hari information actually nyinshi cyane nize aribo nibyigiyeho. Wow. Okay. Uvuze ku kintu kijyanye n'ubusabane bwawe n'uwo mukobwa mugenzi wawe Gisele byakwinjije mu kumenya kuganira n'abantu bafite ubumuga. Ese ubona bagira izihe mbogamizi abantu bafite ubumuga bwo kutavuga bwo kutumva no kutabona bagira izihe mbogamizi muri societe nyarwanda mu muryango nyarwanda? Hari abo bantu bafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga hakabaho n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga no kutabona. N'imbogamizi zabo ziratandukanye. Okay, duhere ku batumva n'abatavuga nka Gisele nari mbabwiye. Imbogamizi ya mbere ni communication. Communication kuko nuvuga ngo information zose cyangwa se kugira ngo yisange muri societe kugira ngo amenye ibigezweho amenye buri kintu cyose nukumenya amakuru nukumenya kumvikana nawe kuvugana nawe kuko urumva nawe n'ururimi ararwiga. Nawe ararwiga yego kuko ntago bivuze ko umuntu wese ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga azi ururimi rw'amarenga. Wow undi uriya utaragize amahirwe yo kwiga azi nyine bya bindi byo kwirwanaho nyine ariko ntabwo ashaka gukurikira ariya makuru yo kuri televiziyo ntabwo yakurikira atarigeze yiga ururimi rw'amarenga. Abarwiga barwigira hariya muri uriya muri kiriya kigo wavuze. So nukuvuga ngo reka turebe ku mwana udafite ubumuga uvutse yiga kuvuga arakura imyaka sinzi niba ari 2 ari 1 atangira kuvuga mama papa abivuga kubera ko ari kubyumva.
kubera ko yumvise bahamagara tantine wo mu rugo akiga kuvuga nuvuga ngo yiga kuvuga kubera ko ari kumva rero uvukanye ubwo bumuga kugira ngo amenye kuvuga kandi nta kintu ari kumva urabyumva nawe so rero ntabwo ashobora kubimenya rero niyo abaye mukuru usanga imbogamizi ya mbere ni ukwimenya nawe ubwe ntabwo ashobora kumenya izina rye kuko ntabwo araryumva nuvuga ngo nta kintu arumvaho nta cyazi icyazi ni cyabona abonesha amaso akaba azi igikombe ariko ubwo nyine icyo gihe niho yihimbira amarenga y'igikombe ku bantu bamenyeranye nawe kuko nicyo abona ariko aramutse agiye ahandi hantu ntiyavuga igikombe ngo babimenye ntabwo afite ururimi akoresha bumva rwo gusaba igikombe yego so ni imbogamizi ya mbere ni uriya muntu utize ururimi rw'amarenga we ubwe kuba atarwize ababyeyi bafite abana bafite ubumuga iyo atamujyanye kwiga ni ukuvuga ngo nawe ntashobora kuvugana n'umwana we nawe umwana ntabwo azashobora kuvugana n'abandi bo hanze kubera ko imbogamizi ya mbere abaye ko atigeze yiga kumenya kuvuga ntabwo nyine yigeze kumenya kuvuga ntabwo yize kumenya kuvuga ni ukuvuga ni nko guhura n'umuntu ufite nk'imyaka 40 30 atazi kuvuga yes nk'uko tungana afite ijwi ariko ntazi kuvuga ntabwo ushobora kumenya kuvuga utarabyize murabizi uri umubyeyi ufite umwana wawe yize kuvuga kubera ko yumva ibyo uri kuvuga so rero wa muntu utarigeze ubyumva ntabwo ashobora kubimenya rero ururimi rw'amarenga ni ururimi rw'abantu bafite ubumuga bwo kutubura kutavuga ariko abantu bibwira yuko umuntu wese ufite ubumuga azi urwo rurimi ariko mu by'ukuri ntabwo aba aruzi mbere y'uko dufata pause n'ubundi turi kwibanda kuri communication y'abantu bafite ubumuga bwo kutumva kutavuga no kutabona twabikozeho bafite ikibazo cya communication kuganira n'isi yo hanze ariko se wowe nk'umuntu uba muri iyo communauté ubafasha ubona isi yo hanze yo ibafata gute ni ibindi ariko ntabwo nanone nabaciraho iteka kuko hari amakuru wenda nabo baba badafite batabizi batazi kubitandukanya ariko ukuntu bafatwa ntabwo ari ibintu byiza usanga ubundi bihera mu muryango umubyeyi abyara umwana akabona afite ubumuga then uyu nguyu byarangiye wamubaza afite abana bangahe ati mfite 3 n'undi umwe ukibaza afite 4 ariko avuga mfite 3 n'undi umwe ufite nyine n'undi umwe reka mbyite uko bajya babivuga ntabwo ari ibyo bivuga amazina mabi nk'ayo ngo n'undi umwe w'ikiragi none ukibaza we ntabwo ari umwana deja kuba uvuze ko n'undi umwe nivuga ngo uwo ngo ufite ahantu ufite ahantu wamubitse urumva rero uwo ngo iyo akuze cyambere ntabwo uri bumuhe uburenganzira bwe nk'umwana ntabwo ari bugiye kwiga natajya kwiga hari information hari amakuru atari bumenye ubwa burenganzira nk'ubw'abandi ntabwo ufite abandi bariga barangize bigire gute ariko wa wundi we asigara still noneho ugasanga umuntu wese abona umuntu ufite ubumuga nk'umuntu udashoboye ariko impamvu adashoboye nyine ni bwa burenganzira barabujijwe akiri umwana kuva mu muryango mbere y'uko rero dutekereza sosiyete nyarwanda ngari turebe umuryango abo bana bavukiramo cyane kuko wenda ntanga urugero rwo mushiki wanjye we umuryango we nyine wamufashe neza ariga arangiza secondaire atangira kaminuza ubu ngubu ni umutayeri aradoda afite atelier yiwe nini afite abakozi yigisha abandi bagenzi be bafite ubumuga bwo kutumva b'abadamu b'abakobwa akabigisha kudoda so reba iyo aza kuba yarakuriye muri uwo muryango batamwumva bakajugunya aho ngaho like urumva ikintu sosiyete nyarwanda sosiyete yari kuba ihombye kuko niba afite atelier atanga umusoro arakora yigisha abandi abantu bagenda kudodeshaho ntabwo ari abantu bafite umugabo bajya kumudodeshaho so abantu bose bagenda akabadodera urumva ikintu ababyeyi be bari kuba bahombye ubwo ntanze urugero rw'uko ari inshuti yanjye hari n'abandi benshi ni ibintu bisanzwe umuntu ufite ubumuga bashoboye iyo akuriye imbogamizi zo kuba yabura amakuru ariko iyo agize amahirwe akiga ururimi rw'amarenga urumva deja yamaze kumenya ururimi nubwo ashobora kugenda agasaba service umuntu akayimwima kubera ko atazi sign language ariko at least wa muntu we ashoboye kwivugira azi sign language ikindi ni imyumvire ya sosiyete nyarwanda hanze abo ngabo noneho barize azi sign language anakora ugasanga umuntu akamureba
ubuse biriya bintu by'amarenga baba bakora hari nk'igihe twakundaga kugendana akantu gasekeje turi kumwe twenda twicara nko muri taxi noneho bakabona turi gukora gutya bakavuga ati rero turadukobwa we ubwo nyine taxi yose igahita inkuru ihinduka twebwe kuvuga mbega abakobwa we isura kabakaragiye nuko bavuga kuki kabakaragiye numva ugasanga barabivuze ugumva ngo burase ngo zikwandika ngo yenguska afite telefone no ukabona umuntu wese abyibajijeho ku buryo nabanamamagara kuri telefone gatinya kwitaho banimvuga abantu n'ibintu badututse n'ibintu batuvugaga mugakomeza umuhanda wose bazi ko nanjye ntavuga kubera ko deja aba yamaze kwishiramo ko bakabavuga bakatuvuga juste njye numva twese turabizi ahantu hanze buri wese avuga ibyo ashaka muri akakuvuga akagenda batuka noneho nkatinya wanampamagara ngatinya kwitaba telefone nitaba telefone aba bantu n'ibintu byose badututse batuvuze ngo dore ibiragi biki ariko ukumva nkanjye wumva birambabaza ku buryo ntashobora no kumusemura ibyo bari kutuvuga ariko nawe aba yabonye ko mood ya bisi cyangwa ahantu ari hahindutse so imyumvire ya societe rimwe na rimwe ituma abantu umuntu nawe ubwe rimwe na rimwe bimufata igihe kugira ngo yakire aba yari yakiriye azi sign language cyangwa ndanaziza ariko nanone ukuntu abantu babona umuntu ufite ubumuga ni ya myumvire itari nziza cyane ko aba atarahisemo kuvuka afite ubumuga kandi none hari n'ikindi abantu birengagiza nuko umuntu wese n'umukandida ku bumuga garukira ejo mu gitondo umuntu ashaka kubyuka reka mbivuge uko agakora accident dufite abenshi ntabwo ariko bavutse bafite ubumuga byarabaye usanga afite ubumuga so rero ukibaza cyangwa ejo umuntu akabyara umwana ufite ubumuga so urabivuze reka mvuge kano kantu gatoya hanyuma tuhite dufata akanya tujye mu kwamamaza hari umwana twiganye hari umukobwa twiganye yari umuhanga cyane yarabonaga yaravugaga nta kibazo yari afite aza kurwara sinzi indwara yagize nimba ari mu mutwe nimba ari mu maso agira ubumuga bwo kutabona ntabwo muvuga mu izina kuko ntabwo ubwo burenganzira nabuhawe nawe cyangwa umuryango we ariko nibwira ko rimwe nzamutumira kuri The Barber Show ariko wumve yarize yaraminuje n'umuganga medical doctor ariko ntabwo abi no mu Rwanda ariko ni umuhanga ni umukobwa w'igitangaza gusa yagize amahirwe umuryango we waramwakiriye akora akazi gakomeye n'umuhanga sinakubwira n'umuhanga rero nkavuga ngo umuryango urahomba igihugu kirahomba kandi mbishingiye kuri icyo kintu uvuze ngo twese turi abakandida b'ubumuga kuko hari abavuka batavukanye ubumuga ariko hakazaba impanuka cyangwa ikintu kikaba cyangwa akaba yarwara amatwi cyangwa akaba yagira ikibazo ashobora kurwara kanseri mu muhogo akahita atakaza kapasite yo kuvuga ntabwo tuba tubizi ariko akenshi ntitubyibuka turagaruka mu kanya rero tugeze mu kanya ko kwamamaza ntuve ku Isibo TV ikiganiro urimo kureba ni The Barber Show kandi ugume unadukurikira kuri YouTube nimba ari bwo kidusanga kuri YouTube banza ukore subscribe ukomeze kudukurikira ikaze ku kiganiro The Barber Show ushobora kuba wadukurikiye ukaba tukiri kumwe turagushimiye ushobora kuba ari bwo kidusanga kuri YouTube turimo turaganira kuri communication cyangwa se kuganira n'abantu bafite ubumuga bishobora kuba ari ubumuga bwo kutavuga ubumuga bwo kutabona ubumuga bwo kutumva
mu kanya gashize rero turimo tuvuga ku bijyanye no kutavuga no kutumva ariko hari n'abatabona rero yego abo bo numvise ni iyindi siyanse kuganira nabo numvise ari iyindi siyanse okay ni iyindi siyanse kuko abantu benshi ntago barabimenya ko bibaho kuko hari igihe uba utarabibona mugari ntabwo ushaka kubyiyumvisha kuko nanjye ndibuka inshuro ya mbere mpura n'umu deaf blind ni umukobwa w'inshuti yanjye twabaye inshuti hari nka 2 ni vuba ntago ari kera cyane ubwo barimo batangira kubashakisha ko barahari gusa ntabwo no mu Rwanda bari bakamenyekanye cyangwa ngo abantu babiteho cyane uwo mwana w'umukobwa rero turahura barambwira ati rero ngo azi sign language ariko ntabona so ndavuga okay sawa ndavuga icyo nzi cyo nkunda kuganira byanze bikunze wavuga igishinwa nkavuga ikinyarwanda icyo nzi cyo ndagukuramo amakuru turi bwumvikane ndavuga byanze bikunze turi buvugane n'uwo mwana w'umukobwa so ndi yaranje ariko nari nziho tactile nari nziziho narasomyeho nari mbizi ariko yari inshuro yanjye ya mbere kubona umuntu ufite ubumuga bwo kutumva ntago yumva ntabwo avuga noneho nta nubwo abona turaganira nsangazi sign language ni umuhanga cyane turaganira ambwira amakuru nuko turahuza birarangira ngiye kugenda arambaza asa nk'ukomyeho umuntu bari bati mu mugarura agaruke ndagaruka arambwira ati harya mbwira ntago nakubajije nihi harya uri umuzungu uri umwirabura yari ishure kuko urumva twaraganiriye nibagirwa ko atareba hari ukuntu iyo imbogamizi zimwe zavuyeho like nk'ubu ndi kumwe n'umuntu ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga kuri je biba bisa nkaho turumvikana imbogamizi ntago kifite ubumuga kuri je nta bumuga afite kuko imbogamizi yarafite nizo kumvikana communication rero ngiye dushaka communicating ntago rero nibuka ko afite ubumuga nibyo byanambayeho kuri uwo ngo arambwira ati ndamubwira ati se harya ntabwo mbona ndabyibagirwa arambwira ati ntabwo ndamubwira ati okay sa ankoraho yumva nambara rinete yumva urumva twaganiriye nibagirwa ko no kumwiyereka like kwiyereka umuntu juste kugira ngo amubone okay uri nk'umwirabura ahita byumva maybe umusatsi bigenda urabimubwira ashaka wenda akashaka kumva ku musatsi ariko urabimubwira gusa icyo nari nshatse kuvuga cyo ko umuntu utabona icyo nashatse kuvuga we yumvisha intoki okay nicyo nari nshatse kuvuga yumvisha intoki avugisha intoki kandi yumvisha intoki bivuga ngo kugira ngo yumve ikintu uko gihari nuko agikoraho hari umudamu witwa Helen Keller niwe muntu wa mbere wamenyekanye wari ufite ubumuga bwo kutumva no kutavuga no kutabona Helen Keller abantu benshi bakunda gukotinga quotes ziwe cyane ariko she was deaf blind ntabwo yabonaga ntabwo yavugaga nubwo yumvaga she wrote so many books yanditse ibitabo byinshi cyane abantu bakunda kumukotinga cyane yarangije kaminuza yize ibintu bya arts yari political activist that time muri Amerika mu 1900 naho ngaho so ni umuntu niko yari ameze yatangiye kuvuga yakuze nyine yagize ubwo bumuga ari muto cyane rero arakantu nasomye ngo we kugira ngo amenye amazi nyine bamaje ngo amazi ni iki aravuga ngo amazi ngo ni ibintu ngo ntuze ngo biri cool cyane urumva ngo bisa nk'ibitemba bikonje ukuntu so we nuko nguko ashaka kudefinisa amazi kubera ko yayakoze hakumva ukuntu amera wow so urumva umuntu wavutse utabona utumva utavuga ari mu yindi si yiwe kugira ngo abe included cyangwa se abe mu isi yacu ni ukubera ko twaretse akakora ku kintu akacyumva okay iki ni igikombe aka ni akameza iyo aka kameza nkagezeho ubwo niho bashira igikombe like ni kuvuga ngo wowe ubana nawe ni wowe umwigisha ni information azibona kubera ko yakoze ku kintu akacyumva ubwo nari ngo urugero rwo Helen Keller wow nkunda iyo ndi kuvuga ibintu bya deaf blind no it's amazing biratangaje cyane kubera ko naga abantu babyumva ariko uyu muntu
ni umuntu ushobora kumenya amakuru, ni umuntu ushobora kukubwira inkuru yiwe y'ubuzima bwe, ni umuntu ushobora kukubwira ibintu uko uvuga amakuru nawe yayavuga. Ni umuntu ushaka gukundwa, ni umuntu ushaka gukunda. Yes, cyane. Ashaka kuba mu buzima nk'ubu tubamo. Ibindi bihugu byo hanze ho ntabwo ari ubumuga butangaje kuko barahari bafite bubatse, afite abana, ugasanga afite hariho tuziranye ufite PhD. Kandi afite ubwo bumuga atabona atumva ariko bo icyo bakoresha ni bya bintu twavuze kare tactile sign language yo gukora naho akumva ibyo uri kumubwira. Rero iyo abize bashoboye kwiga yo gusoma, ashobora gusoma akoresha braille. Ni ingi abantu batabona bandikisha ukoraho ukabisoma ubikozeho gusa. So ubwo rero iyo bigeze gusoma ashobora gusoma akoresha braille, naho Helen Keller yanditse ibyo bitabo byose still ni yantuze yakoreshaga. Noneho byagera kuvuga agashobora kuba yakora mu biganza byaba agakoresha tactile sign language. So ni ibintu bishyashya hano. Ntabwo naguhaye umwanya wo kubaza. No, umva ushobora kuvuga amasaha yose ushaka. I have no problem. Nta kibazo mfite ushobora kuvuga amasaha. It's amazing though. Biratangaje. Ikintu nkuramo nuko umuntu wabyaye umwana ufite ubumuga bwo kutumva, bwo kutavuga, bwo kutabona, ubuzima bw'uwo mwana ntabwo burangirira aho ngaho. Burakomeza cyane ako turacyafite ikibazo cy'ababyeyi. Still ahita yumva ko wa mwana byararangiye ntacyo ashoboye. Kandi uwo mwana ashobora kuba avukanye ubwenge bwinshi cyane. None se singwa urugero rwa Helen Keller, she was political activist mu gihe cye muri Amerika. Still now abantu baracyasoma ibitabo bye. Wow. Abantu baracyakotinga quotes ziwe ziri ahantu hose. Abantu bari kudukurikira uze kwandika kuri Google usome Helen Keller uraza kumwumva. Nurangiza usome nuko yavutse nuko yari afite ubwo bumuga. So ukibaza rero ikibazo ni ya myumvire y'abantu tugifite. Ni ya myumvire. Nje mfite inshuti zanjye nyinshi z'aba deaf blind. Twumvikana tuganira nkamubwira amakuru b'abakobwa itakubaza ati tubahinduye imisatsi za nkuru z'abakobwa tuganira akavuga ati imisatsi yawe ati ko nuvanya yishatse n'urugero nawe like tuganira. Okay, hari akantu tukoraho then dusubire mu kiganiro twari turimo sibyo? Okay, abakobwa barakundana n'abahungu ariko bakundana hagati yabo. Okay, akundana kuko nimba imiryango itabakira ntisende umuryango nyarwanda umuhungu udafite ubumuga kuzajya gukunda umukobwa ufite ubumuga. Ni ibintu bisanzwe. Ni ibintu bisanzwe cyane. Ikibazo ni ya myumvire turi kuvuga. Niba umuntu mushobora kumvikana, mushobora kuganira mukumvikana, none isi undi ni relationship undi ni communication. Yeah. Wow. So ni ukuvuga ngo ni ibintu bisanzwe ubwo ni imyumvire yo twebwe twishizemo kumva ko umuntu afite ubumuga. Niko nabivuze bihera mu muryango. Iyo umuryango wawe ubwawe wagutaye biragoye no kugira ngo na society kwakire. Niyo kwakiriye no kuba warwanye cyane. Okay. Turi mu bihe bya coronavirus. Coronavirus ni ntunyegere sinkwegere. Ntidukoraneho. nk'abafite aba deaf blind abafite ubumuga bwo kutabona badependinga ku gukoranaho bo mubigenza gute ubu ntibakivuga what's happening birimo kumera birakomeye byonyine uretse na deaf blind n'abafite ubumuga bwo kutumva no kutavuga aba deaf iyo uri kumusemurira cyangwa iyo muri kuvugana kenshi yita cyane kuri no ku munwa wawe lip read abari gusoma ku munwa wawe rero hari igihe usanga iyo wambaye agapfukamunwa adashaka kumva ibintu mubwiye urugero ugasanga agapfukamunwa yes the issue of agapfukamunwa so ugasanga nk'urugero hari ugeze kumumagara ati abapolisi bamfashe n'urugero byigeze kubaho ariko nyine ubu ngubu leta y'u Rwanda irabyumva turayishimira cyane barabisobanukiye barabyumva ndetse banadufasha gutanga amatangazo baratwapdatinga cyane kuri sign language amatangazo akasha muri sign language ariko ubwo ukabona nk'umuntu araje guturutse nka hari ugatangira ati we ati hagara wambaye agapfukamunwa ntari bukumve
niyo waba uri kumureba ufunze umunwa ntashaka kumenya ko uri kuvuga kugira amenye ko uri kuvuga nuko wajya ku munwa wanyeganyeza cyangwa kugira abone kuri kumuvugisha just arareba ku muntu ibyo uri kuvuga niyo ugasanga umuntu yambaye agapfukamunwa ari kumubwira akora umuntu arasuzugura ariko mu by'ukuri ni icyo kibazo wafunze umunwa wawe ntabwo ushobora kubona ko bari kuri risk yo kwandura coronavirus yego ariko nyine ubwo amakuru baba bayabonye kuri televiziyo muri sign language bafite uburyo birinda nabo yego uririnda wambara agapfukamunwa kereka iyo bibaye ngombwa yo kuvugana nawe gushaka kukamanura gato nabwo muri distance ukaba wagerageza kumubwira akakumva ahubwo ikibazo cyabaye cyangwa se gikomeye n'ubu ngubu ni tactile sign language abantu bisaba ko umukoraho kuko ntabwo ari sosiyete nini cyane kuko ni bashyashya nibwo bagitangira barahari ariko ntabwo baramenyekana aho bari hose n'igiciro nyine gisa nkaho abantu benshi bataratangira kumenya ko gihari ariko abahari bashobora ntabwo ari bose bazi tactile sign language ariko abahari babizi bisa nkaho bigoye ariko kandi n'ubundi ushobora kwibaza se utamukozeho ngo umubwire ko covid ihari azabimenya gute so icyo dukora ni ya hand sanitizer nyine dukoresha mama sanitizer buri mwanya inshuro nyinshi urumva n'abandi niba bakora inshuro ni nyinshi zishoboka buri mwanya ariko akaba yamenya amakuru akamenya ngo ariko nk'iyo umwegereye wambaye agapfukamunwa yego kuko n'ubundi we ntabwo ari ngombwa ko asoma ku munwa wawe kereka wenda ubona gatoya ariko ubundi ntabwo ari ngombwa ko n'ubundi ntaba kubona utabona na gato ntashobora kubona ku munwa wawe icyo gihe wambara agapfukamunwa ariko byanze bikunze ukamukoraho agashobora kumva ibyo ushatse kuvuga ariko ugakomeza ukoresha hand sanitizer ni ikibazo kigoye ushobora kuba wamenya abo hanze bazi za braille bazi gusoma za braille wenda wohereza inyandiko ariko still ntabwo ari ibintu bicyoroshye cyane tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu Giselle ni iki twakora gufasha abantu bafite ubumuga bwo kutumva bwo kutabona bwo kutavuga ni iki twakora duhereye mu miryango yacu ababyeyi abavukana nabo ukazamuka none ukagera ku muryango mugari nyarwanda ni iki twakora kubafasha ikintu cya mbere ni ukwikuramo imyumvire ikubwira yuko umuntu ufite ubumuga ntabwo ameze nk'abandi icyo nicyo cya mbere ni kuvuga ngo niba ushaka kumubona wowe ugashakisha uburyo bwose ntabwo uzi sign language ariko ntabwo yaba urwitwazo wakora ibishoboka byose umuntu mukumvikana ikindi kandi akumva ko muri kumwe akumva ko ntabwo ufite kumva ko we ntabwo ameze nk'abandi ntabwo wamuha serivisi nk'abandi kuko hari abababona hari nk'ahantu ugera umuntu afite ubumuga bwo kutumva no kutavuga yatangira kugira gutya ikimenyetso umuntu agahita yiruka ntabwo uyu nguyu ndibona ibintu umubwira reka ugahita umukwepa jisite kubera kumva ko ntabyo washobora ntabwo mbizi iyo myumvire niyo ya mbere ipfa mu miryango rero icyo twavuga ni ukumva ko niba ufite abana bane ufite bane ntabwo ufite batatu n'ubundi ni ababyeyi mbwira kumva ko umwana ufite ubumuga nawe arashoboye ni ingero nyinshi dufite barahari benshi ababosi banjye banyobora mu kazi bafite ubumuga barahari benshi twubaha bafite ibitekerezo bizima mbega bakomeye barahari kandi ni ukubera ko imiryango yabo yabigizemo uruhare kuva bakiri batoya hari ababyeyi bahisha abana akamuhisha hari noneho nk'ubyara umwana ufite ubumuga agahita yumva yuko wa mwana ntabwo abona ntabwo akamujugunya cyangwa akamwihorera noneho wa mwana agahita developa ubundi bumuga bw'ingingo sinzi urabona umwana ushaka kumugorora utuboko utugura akiri mutoya rero n'undi ugahita ufata ugaterera aho ngaho umwana ugasanga noneho yadevelopye n'ubundi bumuga bw'ingingo amaboko yarihinnye amaguru yarihinnye n'ugasanga cyagiye wa mwana agize igihe cyo kumenyekana wenda abantu bamumenye batangiye kumufasha ugatangira noneho ujya muri kine kandi mukumva ko kandi mu by'ukuri wa mwana iyo aza kuba waramwitaye hari mutoya ashobora kuba yarafashijwe na mbere hose akaba byamufasha so ikintu cya mbere gihera mu muryango ababyeyi bumva ko umwana ufite ubumuga akajya kumujugunya mu kigo cy'abamansera bakajugunya aho ngaho kubera ko yumva ko umwana adafite icyo amaze rero
turabasaba ababyeyi waba ufite ubumuga wabyara umwana ufite ubumuga icyo nabasaba cya mbere niba udafite amakuru y'ukuntu wafasha umwana n'icyo wakorera umwana wasaba wajya ahantu hakwegereye wababaza mbega shaka amakuru y'ukuntu wafasha umwana wawe njyewe nawe dushobora kuganira amasaha 3 kubera ko harimo ibintu byinshi cyane tuba tutazi tudafitiye amakuru ariko urakoze cyane urakoze kudusangiza amakuru nibwira ko n'abadukurikira hari ikintu bungutsemo abantu bafite abana bafite ubumuga cyangwa abavandimwe bafite ubumuga cyangwa abanyamuryango bafite ubumuga ni abantu b'ingirakamaro muri sosiyete ni abantu batanga umusanzu ni abantu bafite ibitekerezo bizima nk'ibyacu ndetse bishobora no kuba bikomeye kuruta ibyacu ariko kuko tutazi kuvugana nabo tutanashaka kubyiga tukaba dufite ibintu byinshi dupfirwa cyangwa se biduhitaho nkaba nsoza rero iki kiganiro umva byandenze urakoze cyane urakoze Giselle nsoza ikiganiro The Barbara Show ngushimira ko wakurikiye kino kiganiro ni ukuri uko waguye mu kantu nanjye niko naguye mu kantu ariko yes nibwira ko hari ikintu twungutseho uku kwezi ni ukwezi habamo umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bafite ubumuga reka tubarebe aho dutuye tubarebe mu miryango yacu tubiteho dushaka amakuru nk'uko Giselle yabivugaga turebe uburyo tubafasha turebe uburyo tubaba hafi wenda uwo ni wo musanzu wacu wo kubaka igihugu iki kiganiro The Barbara Show kirabashimiye cyane ko mwagikurikiye ariko kibasabye imbabazi ko kitatekereje uburyo bwo kubafasha ariko mu minsi iri imbere kizashyiraho uburyo cyajya kibafasha kugira ngo namwe mukurikire ibirimo kuvugwa ibirimo kuba turabakunda turabazirikana kandi uko Imana izagenda idufasha tuzareba uburyo wenda twabafasha mu buvugizi bwanyu kugira ngo namwe mube mwabasha guhabwa amakuru nk'ayo abakurikira ikiganiro nk'iki bakurikira Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze kubafasha mu gutera imbere kwanyu murakoze nkuko mbivuga rero buri munsi iyo nshoje ikiganiro mbifuriza umugisha w'Imana reka mbifuriza umugisha w'Imana muri uku kwezi murakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza nimba udukurikira kuri Facebook nimba udukurikira kuri Instagram komeza udukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye Imana ibaho umugisha